Uganda. Which university? No, it was high school. Ah, you're in high school. St. Mary's, yeah. Ugiye kujya mu university? Yeah. Okay. Nabasabaga ko mundamburira ijambo icyerekezo mu magambo atatu cyangwa se amagambo atatu akomeye aza iyo mwumvishe ijambo icyerekezo. Murakoze. Icyerekezo uzi ndakuha ijambo rimwe. Uzi vision? Nibwo byumve kurusha? Ikibazo ni Kinyarwanda cyangwa ni ururimi rwari rwose icyerekezo ufite Any language I can understand. Oh, je nahoze numva uvuga Ikinyarwanda neza. Icyerekezo naho ugana. Urabyumva? Aho kugana. Vision niyo umuntu igihugu uko kibaho uko kiyoborwa kigira icyerekezo. Icyo bita vision. Niba kubaza ngo what is your vision? Ujye wumva ko ari icyerekezo. Nukuvuga ngo uraganisha he abantu, uraganisha he igihugu, uragana he mu majyambere. Okay? Nk'ubu Rwanda rufite ntabwo babibanyuriyemo hano Vision 2020. Marayumvise? Yego. Ni icyerekezo. Icyerekezo mu majyambere. Development. All right? Right. Good. Thank you, sir. So ntabwo byagombye amagambo atatu ni rimwe gusa ni vision. Undi washaka ijambo ninde? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Makurumeza Clement, nkaba niga mu gihugu cya Uganda. Ikibazo nashaka kubabaza, dukurikije ibiganiro twagiye tuganirizwa ahangaha, batubwiye ko hari urubyiruko bagenzi bacu bitangiye iki gihugu kugira ngo kibe kigeze ahangaha, kandi nyakubahwa Perezida wa